Yes, Kwame Rontan Big Baddest, the number one journalist original Rwanda, Captain Kuli Launchers, African Giant. African Giant ni njyewe journalist wa mbere muri Afrika wabyanga wabyemera. This is film zacu. Uyu munsi rero twakiriye umukire, twakiriye umwanalyzer bamwita Bashir. Welcome. Urakoze cyane Lantern. Yeah, bimeze bite se? Na mahoro masa. Biracamo. Kabisa. Nguru umwanalyzer ngubu ngingo waziteguye nyinshi cyane. Birazi yo turi kuganira byo ibitekerezo biba byinshi bisukiranya. Wari umeze ute se ubundi mu buzima busanzwe abari naho duhera? Umuntu abahigahiga cyane kugira ngo abone n'ukundi kuntu yabaho nyuma yo kwanariza. Yego. Ubu rero inkuru iri imihanda, inkuru iriho nta yindi nizera ko wayimenye kubera ko nakwita nka first post. Yabandi ikintu cya mbere amakuru ari imihanda ngo uburi nayo kabisa. Ari nk'ibintu biba. Yego. Bikaza n'ubundi ari ibintu abantu bari biteze. Ku buryo byakugeraho n'ubundi ukumva nta birenze. Ese ko mwaba mwigiza abahanuzi? No. Iyo uri mukuru hari ibintu bibukabona biraho. Yego. Ariko abandi bo bari babibelivingiyemo cyane babyizeye bikabatungura. Yego. Bibaho cyane. Ntituze gucanga abanyarwanda. Ubu inkuru ihari ni ya Jackie ngo bamwe bari barabihanuye ngo abandi barabyerekwaga abandi barabibonaga. Jackie yamaze gutangaza ko yatandukanye n'umugabo. Ahubwo buriya bari baratinze. Kubera iki ubitekereza gutya? None se ubundi Jackie wabona hari umuntu hari ibyo bita abakobwa. Jackie ni umukobwa. Ni umukobwa kubisa umwari w'u Rwanda se? Umukobwa ni umuntu ukwiriye. Umukobwa ni umuntu wo gukobwa nyine. Urabona Jackie atarabikwiye. Yarakwiriye gukobwa. Ni icyabura se? Gukobwa ni ikinyarwanda kivuga kujyana inka iwabo w'umukobwa nyine. Yego. Wo bita umukobwa. Noneho wamara kuzigezayo. Yego. Ukamusaba ukamukwa. Uwo muntu wakowe cyangwa umuntu babona uzakobwa niwe witwa umukobwa. Yego. Jackie rero ahubwo mu kinyarwanda nuko ntazi rirahari irindi jambo bakoresha ritari umukobwa. Umuntu umwari w'u Rwanda. Oya, umwari ni umukobwa. Umuntu yari umwari banamukwa. Ariko umuntu batakwa abafite ikindi kizina nyine gikwiranye nawe. Igihomora. Ntago mbizi sinzi uko babyita. Yego. Ni wowe uri kubivuga njye sinzi nyine ikinyuranyo cy'umukobwa nico Jackie. Yego. Ubushatse kuvuga ngo Jackie ntago ubundi hakabaye ari umukobwa. Ntago yagakwiye kujya gukora biriya bintu byose. Ushingira he sasa rero? Ngo gushinga ivi ngo nyine icyo twibaza. Ibyo bindi ngo byo gusezerana. Icyo twibaza wowe ushingira he? Personality ye ni ntago ikwiranye n'iryo jambo umukobwa. Iyo personality ari abanyarwanda batari kwisobanukirwa neza. Erega abakobwa wirwanyeho ni umukobwa. Ibyo bintu byo kwita ngo wirwanyeho nibyo bimwaka izo ndangagaciro z'abakobwa. Anita Pendo we ntavuga ko yirwanyeho. Ariko Jackie uburyo yirwanyeho self defense ze Jackie muzi mu biki ibintu yamenyekanyeho ubyo avuga yishingira avuga ngo yirwanyeho ni ibiki nyine ari byo mubyinnyi si umustar. Amubyinnyi amumenya kuri stage abyina ku mbuga nkoranyambaga yambaye ubusa ni aho ngaho atwikira. None se abakobwa bambara ubusa? Ariko ibintu bigezweho abuzi n'abashiki bawe ubazi bambara ubusa? Oya, abashiki banjye bo nabanika nabahitana, ariko babiterwa n'amahitamo y'umuntu. Ibyo nimba bigezweho ari ibintu bishimwa bigezweho nibyo abantu bose twagakwiye kuba tubamo. Yego. Abandi ubiziho ni bande? Abandi mbizo barahari benshi bambara. Icyo ngiye nashakaga kuvuga ni uko izo ndangagaciro ze zitamwemerera kuba umukobwa. Yego. Uko kuntu umuzi ntibimwemerera gushinga gutererwa ivi. Uko kuntu wamumenye ntibimwe uko kuntu wowe wamubonye ntibimwemerera ibyo bintu byose byamusanisha n'umugabo. Nge mbona bimwemerera ibintu byose kuko abantu dukunda guzitandukanye.
kandi Jack si umutinganyi wenda ngo tuvuge ngo ni bano niba ari ba Kefa bari ab'inshuti za Brian. Ntago Jack ni umukobwa afite amabere nk'abandi, afite ikibuno cyiza, ni na mwiza. Ubwo rero ibyo bintu uri kuvuga ko ushaka kumwambura ubukobwa, hari n'umuntu wari waramubonyemo ubwo bukobwa akanatekereza kuba yamukwa akamugira umugore. Jack hari ibiganiro twageze twanakoranye. Yego. Jack avuga we ni ukwicuruza mu kumbuga nkoranyambaga. Urumva? Yego. Akavuga ko ari amafoto ye n'amavideo akora ari uburyo bwo kugira ngo yiyamamaze, bamukundira icyo kimero cye, ubundi bahure nawe baryamane nawe. Urumva? Yego. Iryo jambo ryo kuryamana nawe agacururiza ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo ayatire abantu, akurure abantu, atari uburyo bwo kugira ngo uzamukunda bane nawe, ahubwo aryamane nawe amwishyura amafaranga, agende hazaze n'undi ashyireho n'andi arenze. Ibyo ngibyo nibyo yise ngo kwirwanaho. Kwirwanaho nabyo nose wabura. Ubwo uwo muntu umeze gutyo, wowe uri umuntu uteganya uri umuntu uteganya umuntu muzabana mukarambana, uwo niwe muntu wa mbere wahitamo. Byaterwa buriya. Wowe uravuze ngo indaya ngo zigeregenza gute? Subiramo ngo indaya zuba ku rugo. Noneho Jack ni indaya. None se yicuruza nyine, se uvuze ko yicuruza kuri wowe urangije kubikonfirima ko Jack ari indaya. Nukuvuga ngo n'ubundi umuntu wicuruza akaba nawe ubwe yarabyitangarije ko ajya aryamana n'abagabo. Umuntu uryamana n'abagabo iyo ashatse abantu bamwitegamo ko urwo rugo ruzaramba. Ruraramba kubera ko aba yemeye yuko afashe inshingano. Wowe uri murabimuvugira nk'nkawe nyiriwe. Noneho jya mu bandi wowe kuba Jack wowe buwundi muntu uri kurebera ku ruhande. Wowe uri kurebera ku ruhande indaya ukabona igihe iri mu gakungu n'undi muntu. Yego. Ubona ibyo bintu bizamara kangahe? Ngewe ndebeye ku ruhande nk'umuntu nuko ikintu gishoboka, hari igihe umuntu akora ibintu bibi ariko akagera aho ngaho agafata icyemezo akavuga ngo okay, ibyo nakoze. None se Jack yigeze ajya mu rusengero arihana, sibyo? Ku buryo twavuga ngo yari Sawuli wahindutse Pawulo. Ntago abantu bose b'abakristo bajya gusenga. Ntago kuba umukristo nimba nta hantu yihaniye ukaba utaramuzi mutarigeze munaganira ngo umenye ko uburaya bucitseho, ntago umuntu urumva, ntago umuntu usanzwe ari igisambo. Yego. Buca mu gitondo ngo umuntu ngo yakize ngo ntango yaretse n'ubundi niyo muri kumwe. Yego. Ari mu bandi bantu bavuga ngo mwitonde, ngo murebere mwitonde mubike utuntu twanyu neza. Na Jack rero aho yagera hose abantu nyine kwa kundi muba mufite nk'abagabo, abandi bagore baravuga ati mugenze gake dore yahageze. Abagabo banyu mubacunge. Cyangwa babona ari muri za kururukuru, nukuvuga ngo baravuga ngo none suri uraniwe Jack asigaye yirira. Kuko abahora asimburanya. So kuba Jack rero yaragize yaravuzweho biriya bintu byo kuvuga ngo ari gushinga ibingwa azashaka. Nge narabirebaga nkabona ni ibintu byo gutwika, kandi noneho byanabaye uko nabitekereza. Mbese ubwo mu ishusho yawe buriya bukwe ntabwo nabonaga. Ubona uriya mugabo yari yiyaho? Ntabwo nibyo byo kuvuga ngo yari kuzaba umugabo, ntabyo byari bihari. Yego. Bwari uburyo bwo gutwika, kuko stage yo kugera igihe cyo kujya mujyana mu mungo akamushyira mu mago, bakamujyana muri leta bagasinya bo kuvanga n'imitungo, biriya ntabyo ngiye nabonaga. Yego. Byari uburyo bwo gutwika bikarangira. Yego. Kubera iki wowe? Kandi noneho biba nuko nguko byari bimeze. Hari igihe umugabo wasanga we yari yarafashe icyemezo akavuga ati ngiye gushaka umukobwa mwiza bita Jack. Iyo stage ntabwo yari kugerwaho. Ariko uburyo bwo gutwika wagera aho ujya uriya mugabo wa Jack wabonye atari ari seriye wowe? Mu itangazamakuru yari kuza akaba umuntu wo kugira ntabe seriye. Yagombaga kuba seriye kugira mu muhereza attention. Kandi ni ibintu byabanjije kwamamazwa bagenda babikuririza abantu bigenda babyegera, babikoreye campaign.
yego iyo biza kuba ari ibintu biri seriye ntago campaign ntago zari ko ari ngombwa Jackie yari kugenda ahubwo akanabatungura Jackie ni umustar mwari gutungurwa n'ubukwe bwe biriya bintu biba biseriye ariko kubera ko Jackie aracuruza Jackie aba muri showbiz ari ibyo ngibyo Jackie aba muri showbiz abantu bose bamukoresheje ama content n'iki bagiba bagira ngo bacuruze so iriya nayo yari content hari n'igihe Jackie yarebaga akavuga ati no ibyo ndimo byo kuvuga ngo ndyamana n'abagabo nambara ubusa nkagira nkatwika hari jyabonaga bitakirisha none aravuga ati reka mpindura umuvuno uriya n'ubundi buryo we yahimbye bwo kuvuga ngo abantu bongere bamuhereze attention ubundi bari bamaje kumurandira umugabo we waba utekereza ko ari ibintu bari baragambanye bakavuga ati reka tubikore gutya nta museni udashaka kumenyekana rega hit ni hit ubwo ushaka nawe yajyaga azamuke Jackie ni izina rinini ubwo watera ivukanarira hejuru yes ukanarira ubundi abantu bakaguhereza bakakwitaho ariko biriya ni ibintu ntabonaga nini no mu nzozi sinabirotaga yego byari ibintu bigomba kurangirira hariya nyine wenda cyo koza nimba wemera ko umuntu ahinduka ntago ari kuri abahinduka bahinduka bate nose Jackie wowe uvuga ngo yahindutse kuki mbwira ikintu cyo Jackie yahindutse ukavuga ngo yarahindutse Jackie wenda uretse kuri mugabo yamuteye umujinya ariko Jackie yari yahindutse pe nyine ye ni igiki yahinduye atakivuga si ibigambo binini cyane yari yarabigabanyije reka yarabigabanyije nuko none uze kureba ari guhanyina mugabo we uko rero niwe Jackie wasanga ari we wamubeye uwo niwe Jackie ariko kandi ngo mugabo ngo yanamushoyemo amafaranga menshi niko ari kuvuga aya birani ibintu bari gutwiga amafaranga se amafaranga nyabaki nta mafaranga nta proposal nta mafaranga agiyemo proposal se Jackie yaratwerereje abantu bagiye batanga kugira ngo iyo proposal ibeho yego ari mugabo nta mafaranga yari afite na Jackie nta mafaranga yari afite urishwa neza kuri mugabo none se yari afite byabereye hano twicaye none se gasuko yabahaye yabakodesheje hano none se nta n'umuceri yashyizeho nta n'inyama n'abandi bantu bagiye baza ntibashyizeho wasanga baranahamukodesheje ntago ndi gusebanya wasanga baranahamukodesheje ntago njya nkona za nkuru bita marabitsi nge ni ibintu bafite fact ntago jya kodesheje hano naho yatijwe ngo bakorere ibyo bintu none se ibyo ngibyo byaciye kuyihecana byari ubucuruzi papa byari ubucuruzi ubu uraruciye imbere y'abanyarwanda ko Jackie atari umuntu washaka Jackie urumva yego ashobora kuza kugira ngo Jackie ashake yego kereka avuye hano muri iki gihugu agashakwa n'umugande n'umunyarwanda se ngo bubake oya umuntu wese uzi amateka ya Jackie erega buranga izirwanye ziraragirana Jackie afite guhura Jackie agomba guhura n'umuntu utamuzi udafite n'ahantu azahurira n'amakuru yo mu Rwanda utamufiteho amakuru na make niwe muntu bahura nawe nyine akagenda agahinduka nyine byo bita guhinduka yego akavuga ati byabaye byararangiye kandi nabwo ntago yashaka kuri iyi myaka afite biramusaba kugera nko muri za 40 hafi yenda gucura urumva avuga ati noneho naratwitse karabaye byararangiye akicara hamwe nyine bikarangira agasazira mu rugo ariko aka kanya agifite amashagaga ntago byavamo nundi bajya muri ako gakungu kacika gutyo ariko Jackie wajya avuga yuko ngo birango na bira bintu byo gutukana ngo ntago aba ari ko abishaka ngo ahubwo ari abantu bamutera umujinya mu biki ngo nta mutima mubi nyine uburimo ari abantu bamuvuga ngo amagambo none se Jackie kwibyo akora ari byo bituma bamuvuga iwe ni content ubwo rero ntago yabura kuvugwa none se ubundi ubwo rero kukurakara kuriya ni kamere ye ntago wamuza umuntu none se ko batamurakaje nta kintu aba yakoze cyatuma bamurakaza oya baba bavuze ibihari ahubwo we yanga ko bavuge ibibi bye ntago yabashaka ko babivugaho rero iyo ugiye kumuvugaho ukazana izina rye ahita gufata nk'umwanzi yaza nawe kukuvuga kugira ngo akwereke ko aguhe gasopa n'undi munsi ntuzongere kuvuga akakunera
ni wo muvuno we ni uburyo bwo kwihagararaho kugira ngo abantu batamumenyera. Yego, no kwerekana ko yari defense. Yego, nyine kwereka kwa kazagira ako n'ubundi Jackie imihanda arayizi, wamumenyera imihanda ziniye. Biriya ni ibintu bisanzwe, nta n'umuntu n'umwe kereka umuntu udafite ubwenge nawe wari uzi ko buriya bukwe buzataha, ariko umuntu wese utekereza neza. Ngiye buriya numvaga ari abantu bahuye akavuga ati okay, uyu muntu yagize imico mibi ko yaje gufata icyemezo biriya byari gukunda turwubake kandi rukomere. Ibintu byari gukunda kugira ngo biriya cyangwa nimwe mwabateye umwaka, ibintu byari gukunda kugira ngo byibura biriya bintu wasanga rimwe mwabateye umwaka, ibintu byari kugira ngo biriya bintu bikunda abantu bizere ko n'urugo rwabaho. Yego, iyo Jack ataza kujya mu itangazamakuru. Ariko kuba yaragiye muri social media agatangira kujya atangaza breaking gusa itangazamakuru biriya bintu no biriya ni ibigaragaza ko yacuruzaga. Yego, kereka yaza kuba wenda ari paparazi zabibonye, ariko nanone ari igihe umuntu ubusanga adacuruza, ariko kwitwikira biriya ni ukwitwikira. ubu Regis na Mike nabo baratwika, biriya ni ukwitwikira. Nta nubwo buri ari ubukwe bwa mbere bubayeho bwo gutwika. N'abantu uzana ba Safi barabikoze, amakwe nk'ariya yarabaye, bo bajya no mu murenge, bo bageze kure. Uyu nguyu we byarangiriye mu gushinga ivi, bari bose Safi we yaragize yaranasabye akora ubukwe baramusaba kuko Safi nawe basabye. ako Safi ntabwo byari ugutwika, byari ibiki? ari igihe urugo rukunanira, byemere ko ari igihe urugo rukunanira. Safi yagiye no mu murenge, urumva nasuba abantu bose bakora ubukwe bagatandukana baba bagiye gutwika. Safi yashakaga visa kandi we nta kindi byo kuvuga ngo ashaka uriya mukobwa babanye. Safi ntabwo yari afite ubushobozi bushobora kubona Safi yari visa, uriya mukobwa ntiyaramushaka. Na Safi nashaka guriye uriya mukobwa yashaka yari umuntu utazwi, ashaka kugira ngo nawe amenyekane. Ni umuntu wari ufite amafaranga, afite amakuru yemeza yuko uriya mukobwa nta makuru meza na make. Uriya mukobwa abantu bamenye uriya mukobwa babanye bakoze biriya bintu byo Judith bamumenye kuri la case gusa yo kuri Safi. Nta handi hantu Judith arazwe, ahubwo we byaramuzamuye kuko byamuhaye izina atari kuzigera nabona na rimwe. We urumva kuri we yazamuye izina rye, na Safi nawe yabonye visa. Nta kindi, ni kimwe bose yari win. Ariko banza wemere ko hari igihe ujya no mu bintu bikanga kandi wabishakaga. Ibiki byanga hari igihe nyine donc ushobora Safi ntabwo yashakaga kubana na Judith ntabwo yashakaga kubana na Safi. Icyo kibyemeza bose ni igiki bari win. Ngiye umereze visa ngende hanze, none se nimba ikimyemeza bapfuye iki? Tuvuge ngo si ibintu bibera mu ngo si byinshi. None se barabanye, wenda wapfuye n'ibyo mu buriri wabimenya ute? Uburiri se babugezemo? Babugeze. Ubu bazi babana mu umugabo n'umugore mu nzu? Barabanye. Ntago bigeze babana. Barabanye. Umwe yaraje aramusezeranya, barangije bajya hanze bavuga ngo bazabana. Undi nawe no murenge manza barageze muko iyo warangije gusezeranya mu murenge nibwo ubona visa uko yo gukurikira umugore wawe. Baragenda baravuga ngo ubukwe bwa nyabwo officially buzabera muri Amerika. Nose ubushatse kuvuga ngo mbese ibintu byose byo muri industry birimo gukundana ntitukajye. No, hari inkundo zirizo nge nanaziguhereza. Uyu nguyu ntuza Platini n'umugore we. Byari byo ntago byari ibintu byo gutwika. Platini ari mu gahinda, ariko biriya byari byo bimuzurira gahinda. Urumva biriya byari byo rero ntubizane nibi ngibi byabajack ibino by'imikino byo kugira ngo abantu bishakire views. Hano bihuri ikintu ngende kukubaza na nisa, hari abantu bajya mu bintu biri seriye nyuma bikanga. Reba nka Regis wenda na Miki bari mu rukundo kandi ubona ko ruri seriye, ariko nyuma biranga. Urumva na bose wavuga ngo bari abantu bari kugira ngo bishakire views. Nugerera hariga nawe ujye ufata ibintu bigereranye. Ufata ibintu bigereranye. Ibi bintu bya Jackie na nura mugabo we biriya byari ibintu biraho ngaho gusa. N'abantu babyemeye tukoza Jackie ikintu yakoze cyiza, yahaye abantu ama views aba influencer bari amafaranga. Kuko Jackie rwose baramurebye. Ikindi cya kabiri nimba koko bari no kuzabana bakaba
batabanye, ariko njyewe ubwanjye nabonye uriya muhungu ni amahirwe agize kuko wenda ntakuyemo umutezi. Ni amahirwe pe, kuko nimba koko bari bafite iyo gahunda yari yariyahuye none yararokotse bakaba batabanye, biriya bintu ni byiza cyane. Yego, ni ukuvuga ngo uriya musore yari yiyahuye none yarokotse, ni amahirwe agize. Yego, n'uriya mugore nawe ni amahirwe. Urumva umusore nta kintu twari tumuziho. Yego. Ariko Jackie twari tumuzi mu bigereranye mu bintu bifitanye ubuhurira n'ubusambanyi, afite ahantu yihurira n'abagabo. Uriya muhungu ni amahirwe agize, niyo bari kuzabana nta garanti byari bifite. Ubundi ibintu ababyeyi badahaye umugisha, abantu 2, 3, 4, 5 bose babicira. Ese abantu badafite ababyeyi ntibubaka, badafite ababyeyi ariko bafite ukundi kuntu bazwi. Uriya we abantu bose bagiye bamucira babyita akarurutega, abantu bose aho gutega iminsi. Yego. Ibyo bintu ku izina ry'Imana no mu ijuru Imana iba yaguhaze, nta mugisha uba ubifitemo. Yego. Niyo binapfuye Imana yabishimye. Mubwiye ko nushaka indaya mwari mukwiriye gutera Jackie courage. Nushaka indaya no gutera Jackie courage, ariko uri kumubeshya, uri kumufera. Kereka nimba nawe ushaka ngo tumufera, ntabwo dushaka kumera nka byandi by'abafana ba Rayon Sport ngo tuvuge ikipe yacu ni nziza kandi iri mu marembera abantu bose babona ko yahirimye. Yego. Abafana bo mu Rayon Sport bashaka ngo muyishimagize, muyivuge neza n'aba Arsenal. Wayivuga ukwiriye bakababara cyane ngo utwangira ikipe. Nibyo nyibyo ushaka Jackie tumusingize mu bidahari. Mwemere ko Jackie yahindutse, none se arakugize bavyita kugira iki, agushyize hanze nyine. Wowe ujya wari umwitezeho ntago ari byo bibaye. Akweretse we uraniwe Jackie nyine, arakwiyeretse uraniwe we. Nuzajya kumutereta azagenda muzika uriya ari we Jackie. Uriya ni we Jackie, nundi wese uzaza cyo za waza ugashaka kwitwikira ukamanana nawe imitsi ngahe mugatwika bikarangira akikomereza ubuzima bwe n'undi bwe. Ariko Jackie ntago ngiye mvuze ko atazashaka. Jackie azashaka ariko bitari muri iyi myaka, kandi nabwo azabanza azime koko abantu bamwibagirwe n'inkuru nkuko mwibagiwe wa mukobwa wazaga avuga ngo yagiye ikuzimu. Uramuzi wo muri za bibi? Ndamuzi. Imbaritwaga nde? Ntago mwibuka ariko wawo ni Ngungwarisi. Abantu bose bari arisa wagiye kuzima, abantu birirwa bavuga arahitinga, ariko akakanya yarazimye. Ubu ngubu nubatse nta muntu wabimenya, n'uwamushaka ntiyabimenya ko arisa yigeze gutwikira ibyo bintu bikozeho. N'ubu busambanyi bwa Jackie nibumara kwibagirana amarije kuzima yarataye pause, yaravuye kwishusho. Ako Jackie wabona mu myaka za mirongo, buri umuntu wirwanyeho akajya imihanda wabona batunze akabakubita akakanya muri iyi myaka ntibyakunda, cyangwa yiboneye mu diaspora akigendera. N'umu diaspora ntiyamwemera kubera iki? Jackie azashakwa n'umuntu w'umunyamahanga cyangwa umuntu w'igisaza gifite amafaranga, ariko nabwo ageze mu myaka myinshi cyane. Kuri iyi myaka ntibyakunda kuko umusaza akuzanye ukamusambaniraho. Ntabwo Jackie yagushima muri ubwo bwanwa ukibagiza. Nyine ubusambanya zabugumama ajya yibagiza abantu ubwenge. Hana nura muhungu birashoboka ko yari yamuhaye akumva araryoshye, kuko nawe yemerera ko aryoshye. Abundi agahita yiyongoza biri, ariko ntago byari kuramba. Jackie mu dufente twe urugara rusenya. Ntago rusenye, rwasenyutse rutaranaba. Mwebwe muri kumutwerera urugo, ariko nta rugo Jackie yigeze. None se yari mu nzira, ariko yari mu ibyo ni inzozi. Numva we yari imbaraga wateye ivi izira zari inzozi, wanabikora uri gutwika, ariko bihera nizo zari inzozi, ariko nyine yararotaga. Ako uri kuvuga nk'umuntu wajya ngo unafitanye beef na Jackie. No, nta beef. Jackie arabizi ko nta beef. Abanyarwanda bari abantu ngewe mvuga izi na analyze wowe. None se nimuvuga ibitari byo nibwo biragaragara ko nta beef. Ndi kuvuga ibihari uko niyumva, uko ndi gutekereza. Rero ntago byavuga ko kugira ngo nibyo nakubwiye, urugero rw'abafana ba Arsenal, urugero rw'abafana ba Rayon Sport bashaka ngo babasingize babavuga ibintu bidahari. Na Jackie tumuvuga ibintu bidahari kugira ngo byibura abantu babone ko mukunze.
Jackie ndamukunda, Jackie nkunda n'ukuntu atwika agera na views pe. Abantu bamukoreraho ibiganiro barakize, ahubwo bajya banamuhemba bamwe n'amafaranga, ntibajya bamukoresha ibiganiro by'ubuntu. Ni content nziza. Jackie ni content wenyine, Jackie ni content. Nanashimira Gasuku wamuhaye platform akamenyekana akagera ku rwego ariho, akanamukorera na iriya plank. Kuko nge niko nyine ni Gasuku wabikoze. No, Gasuku we ntago yarazi ko wenda biriya bintu bizapfa, ntago yarabizi. Ariko Jackie nuriya mu mutipe bo yari plank ari kugira ngo bitwikire. Nuko ngewe mbibona kandi ni nako byagenze. Ubuse Jay Squeezer wa mipango we ntago abiri inyuma niba no. Jay yaravuze ati nyabuneka rarabinyinga ati mwakinnye yindi mikino yingi mukayihorera. Baranga. Yari yarababuriye. Nibo bazi ibyo bari barimo. Ariko twese twabonaga ko nta kiri hari. Ugira urangiza wa muhungu ibi bintu bya Jackie nta nubwo byarangira. So reka dusoze ku mukobwa w'Abanyarwanda Jackie wigeze akasongoyihwa, akaba akomeje kwanga rwose ibintu by'ingwa, avuga ati ibi bintu simbishaka nanjye rwose ubanza nayo naribeshye. Jackie cyo koza ashobora kuba yifuza urugo, nicyo nge nabonyemo. Ako urumva hari nk'ikintu twebwe nani ngusabye ngusoza, ariko nyine mito nongera aka kantu. Urabona muri twebwe ninde muntu utifuza kuba hiteka? Hari umuntu n'umusaza w'umwenguza agahinda karamwica. Muri twebwe icyo cyifuzo cyo kuba hiteka turagifite, ariko muri kamere yacu ntago twabahiteka, ntago bishoboka. Na Jackie cyifuzo cyo kuzarongorwa akajya aronga akagira yeye wenyine yiwe yenyine yiwe adafite uwasangiye n'undi. Icyo cyifuzo aragifite, yazajya ararana akayipfumbata akayinjizamo igihe ashakiye, bagatubangana nk'uko yabivuze. Icyo cyifuzo aragifite cyo kuyigira ye bwite, ariko ntago byashoboka muri kamere ye uko ateye, ntago byashoboka. Nibyo nanyumwegera icyifuzo cyo kuba iteka turagifite, tukiyumvamo twumva tutanapfa, ariko muri kamere yacu ntibishoboka. Muri make y'abantu bakunda na uriya Jackie yifuza kugira urugo rwe, ariko ntago byashoboka. Yes, reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Nge ndi Rantan Big Baddest, the number one journalist. Imvura urabona ko ibijemo. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. See you next time.